Reka ngushimire udahwema kudushyigikira muri gahunda zacu zigiye zitandukanye, ngushimira kubw'umwanya wawe ufata ukumva ibiganiro byacu n'ibiganiro bivuga ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Ariko kandi kuri uyu munsi tugiye kwinjira mu isi y'ubuzima, aho tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakwikuramo uyu muntu uvuga ko yaguhaye umurongo utariho ubuzima bwawe, uhora wicuza umunsi ku munsi. Uyu ni wo mwanya wawe rero kugira ngo umenye byinshi wanyura. Ariko kandi mbere na mbere ndakwibutsa gukanda aho handitse subscribe n'ayo magambo yanditse mu mabara atukura. Ushobora kandi no kuzunguza kuri iyo nzogera, bikaba byagufasha kuzajya ubu wa mbere ubona ibiganiro nk'ibi tukibishyiraho. Ndagushimiye kandi ngo ikaze muri iki kiganiro. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akaburiye umuguzi mu isoko gasubira nyirako, kandi akaburiye umumaro umutima gasigara mu byahise. Benshi muri twe twanyuze mu bitubangamira kuva kera kugeza n'ubu. Benshi muri twe duterwa uburibwe n'inguma z'ibyo bikorwa, tugendana nazo bukira bugacya, ariko kandi tukibwira ngo ejo bizashira kuko nta joro ridacya. Igitangaje muri byo ni uko twibwira dutyo uyu munsi, ejo tukabyuka turibwa imitima, tukabyuka dutekereza gutyo, kandi iminsi ikicuma, imyaka ikihirika, tukadindira. Hari ijambo ry'icyongereza bakoresha let's go, nabyita kurekura niba ntibeshye mu Kinyarwanda. Umenya kurekura ni inshinga ikomeye gushyirwa mu bikorwa, ariko kandi ukaba umuti ukomeye w'umutima kurusha undi muti wose wahabwa n'umuganga cyangwa undi muntu uwo ari we wese wakugira inama iyo ari yo yose. Niba rero umuvandimwe kuri uyu munsi umutima wawe uziritse ku gahinda watewe n'abawe, nta wundi muti ukeneye usibye kurekura. Niba nawe umaze iminsi uribwa n'umutima kubwo guhemukirwa n'umukunzi bitunguranye, hamwe yakwigaritse ukumirwa maze ugataha ukarira ugahumeka insigane ukenda kuruka umutima, nawe nta kindi ukeneye usibye kurekura kugira ngo ubashe gukira. Igihe kirageze ngo dutangire kwitoza imyitozo mu mitima yacu, twitoze kwigobotora iminyururu itubohe muri gereza yacu hahise. Niba dushaka kubona umucyo mu bwenge bwacu rero, ni ngombwa kwibohora umwijima wo mu byacu byahise. Burya koko ushaka kunyaruka agana imbere ku muvuduko uhambaye nawe akabyiyumvamo, agomba kwigobotora imizigo ihambiriye mu bitugu byo kugira ngo ibyo byose abashe kubigeraho. Niba rero udashaka ko ibyahise bigusikamira, insinzi ya mbere ni ukubirekura, ibyo byose ukabitera umugongo maze ukiremera isura nshya y'ubuzima bwawe. Iteka ukirinda ku mwijima wahawe hahise watera urugo rw'umutima wawe. Ni kuki twemera ibitekerezo byacu kutwiba maze bikadutembereza hacu habi hahise, kandi ntacyo dushobora kubihinduraho, maze bikatuzerereza bikatubuza umunezero? Kuki? Umunsi twamenye gutondagura inshinga kurekura, tuzaba tumaze kugera kure ku kigero gishimishije mu bwiza bw'iminsi dusigaje ku isi. Umunsi twabashije kurekura, tuzaba turimo kwiremera ibyiza bikikijwe n'umunezero. Umunsi twabashije kurekura kandi tuzaba twihoreye ku batubabaje kurusha ukundi kwihorera kwabayeho. Uko dutsindwa no kubigerageza, niko bimunga ubwonko bwacu ku rugero ruhambaye kurusha virusi y'ubukana bukomeye. Ibi biradutsikamira bikadutera isereri, tukabura uburinganire kugera n'aho imirimo y'ubwenge bwacu n'amaboko yacu tunanira. Nyamara uko tutabuze ubushobozi, impamvu ari uko twananiwe kurekura. Kubasha kurekura ni ukwihamiriza kuri umunyembaraga nyine, ugahamiriza umutima wawe udashidikanya ko ugomba gukomera. Ikindi ko n'ahahise atariho hafite mu biganza hazaza h'ubuzima bwawe. Ibyo byose kandi ukabikora ugamije inzira y'umunezero y'umutima wawe. Benshi muri twe mu gihe cy'umubabaro turibura tugashoka inzira z'amayoga n'amasegereti ndetse n'izindi ngeso mbi tutigeze dukora. Mbese imibiri yacu na roho tukabiyobora mu manga tureba. Nyamara kandi ntituba twivura, ahubwo tuba twiremera izindi nzira zituma turushaho kubabara. Kuko akenshi duhoza mu bitekerezo wa wundi waduteye gukora ibyo turimo gukora muri ako kanya. Tugahora tuvuga tuti runaka niwe wanteye gukora ibi, runaka niwe wanshyize muri ibi ngibi, runaka niwe wanteye ubusinzi, runaka niwe wanshyize mu busambanyi, runaka agahora ari runaka, runaka agahora mu bitekerezo byacu. Niba utwarwa kandi n'iri jambo runaka, ujye wibaza ikibazo uti ese ubundi uwo runaka afite mugambi ki mu kubaho kwanjye? Ese ubundi uwo runaka afite inshingano zingana iki ku buzima bwanjye? Nta gushidikanya nubikora utyo, uwo runaka uzasanga igisobanuro cye ari hafi ya ntacyo ku buzima bwawe. Uzasanga kenshi uwo runaka yarakumenye ukuze kandi yaranagukunze kubera ko wabimwemereye. Niba warabimwemereye ukabibasha, ntabwo wagakwiye no kumwemerera ngo abe impamvu y'uburibwe mu mutima wawe, kuko yinjiye ku bushake bwawe, ashobora no gusohoka ku bushake bwawe. Ukamenya ko rero umurinzi w'umutima wawe, igidafite umumaro mu mutima wawe, ufite ubushobozi bwo kukirukana kikawusohokamo. Icyo usabwa gusa ni ugufata icyemezo maze ukemera kurekura.
Ni kenshi twiganyira mu mitima yacu tutubuzima nta kigenda kuki, nta kintu dukora ngo kigende neza, turakunda ntidukundwe kuki. Nyamara ukuri nyako ni uko ubuzima bwa twese ari amasiripurize. Uyu munsi uragerageza bikanga, ejo bikemera, ejo bundi bikanga. Nyamara iturufu nyayo kuri bamwe tubona ko banezerewe nuko bamaze kwiyimikamo ububasha bwo kurekura. Bene abo iyo bahuye n'ikitagenda ntibagitindaho. Icyo kibabera birantega by'akanya gato, ariko ku mpamvu z'ibyiza bareba imbere bakikomereza. Abo ni babandi muhura baseka nyamara ejo bari mu mubabaro. Reka mbibariza akabazo. Ese muri mwe ninde wagerageje kurya urutoryi rushyushye ngo yumve ukuntu rutwikana? Urutoryi kirutamira kubw'ubushyuhe bwarwo rwahuranye ururimi maze ugatuma umutwe ukabura icyo ukora, maze muri wo kwibwira uti nindumira rurasenya umuhogo maze runtwinka inkanka. Muri ako kanya nta kintu ukora usibye kurucira. Iyo umaze kurucira rero utangira kumva agahenge, utangira kumva umerewe neza, uburibwe bugenda bugabanuka gake gake, wumva ubuzima ari ubwo ngubwo. Ibi rero ntaho bitaniye n'ubuzima bw'amarangamutima. Ibi rero ni nabyo bituma duha ikaze abantu mu mitima yacu maze bakadukunda tukumirwa, mu kanya gato bakaduhinduka nabwo tukumirwa, maze ibikorwa byabo mu kanya gato bigasenya imitima yacu kurusha rwa rutoryi navugaga mu kanya. Maze aho kugira ngo bene abo tubarekure tukagundira tuti oya ntabwo yagenda, ntabwo nasigara njyenyine, sinabaho ntamufite, ntabwo ubuzima bwawe bumeze neza. Nyamara tuvuga ibyo twirengagije yuko na mbere yuko aza mbere twari mu buzima. Yewe na mbere yuko aza hari abandi bamubanjirije, yewe n'uwo mwanya yawubonye kubera ko bagiye. None kuki watagenda ngo n'undi uzaza azabona umwanya? Mumbabarire uyu munsi nibanze ku rukundo duhabwa dukuze, ariko sinirengagije urukundo rw'umuryango n'izindi nshuti zisanzwe. Imiryango tuvukamo niyo gushimirwa cyane, ba data na ba mama baratubyaye nabo gushimirwa nabo cyane. Imana izabaha imigisha ishoboka uko ibishoboye mu bushobozi bwayo. Abavandimwe tuvukana n'ab'ingenzi twasangiye ibere, Imana izabaha imbaraga no kurwana urugamba rw'ubuzima kandi barutsinde. Buri wese kubaho kwe si impanuka, ahubwo hari impamvu nziza yo kuba yaravutse. Iyo mpamvu ikomeye rero ni ukugira icyo umarira abatuye ku isi, bikaba bikorwa mu buryo butandukanye. Impamvu rero iri hituma tutarekura ni uko tutumva ko turiho kugira ngo tugire icyo tumara, ahubwo twumva ko turiho kugira ngo tugire icyo tumarirwa. Guhora wumva yuko isi, ababyeyi, abavandimwe cyangwa se bene wanyu hari icyo bakugomba kugira ngo ubeho, ni ukuri kw'Imana n'ubumuga bukomeye. Kubyumva utyo birakudindiza, bigaca intege ubushobozi bw'ubwenge bwawe, ugasubira inyuma ukabaho udashobora kwifatira icyemezo. Ibi iyo wabyishyizemo bikakokama nta kabuza kurekura birakugora, wahura n'imbogamizi mu isi ukagenda ushakira impamvu ku bandi. Niba kandi wumva neza ibyo nsobanura muri izi nteruro, ugomba kumenya neza ko ari wowe murinzi w'ubuzima bwawe n'imibereho yawe y'ejo hazaza ndetse n'ubuzima bwawe bwose usigaje ku isi. Oya kandi simvuze ko wiyomora ku miryango yawe, ariko kandi icyo ugomba kumenya nuko ibiganza byawe bitaramburiye buri wese kugira ngo agire icyo ashiramo. Gusa ndashimangira ko ugomba gutoza umutima wawe gutungwa n'ibikorwa ukora ubwawe. Ibi byose kandi nkubwiye uko uzagenda ubigerageza niko uzagenda ukuza ubushobozi bwo kubasha kurekura. Nkomereza kuri ingingo nshimangira n'akamaro ko kurekura ibyahise bikaba ibyahise. Burya iteka ni wowe uzumva uribwa ugambiriye kwihorera. Burya kenshi ni wowe wumva intsinzi iyo ubashije kurekura, ntiwakumva intsinzi ushaka kwihorera. Ikindi ntiwabona imbaraga zigufasha gutera intambwe ugana imbere ukiboshywe n'ibyahise. Niba hari ikintu kitazakunezeza kuvuga mu gihe ugifite umwuka w'abazima, icyo kintu ntiwagakwiye kuba ukibana nacyo mu gihe ugifite ubuzima magingo aya. Hari ijwi muri twe ritubeshya, ritujijisha, ritubwira riti humura rimwe nawe uzanezerwa. Nyamara roho yacu itubwiza ukuri, ariko ibyo ntitubitindaho. Roho yacu iratubwira iti nuramuka unezerewe ibintu bizagenda neza. Iyo roho yacu ni nayo itubwiza ukuri, tubwira kuko byagenda neza kose ntihazaburamo birantega. Uko tuzimenyereza rero ko buri cyose kibaho kubw'impamvu, ni nako tutazaheranwa n'agahinda maze ibidashoboka tukabirekura, tugakomezanya n'ibijya mbere kandi tubona bishoboka. Burya runaka twavugaga waje kuza akagenda, wasanga yaraje mu buzima bwawe hari ibyo aje kukwigisha utari kuzahura nabwo iyo ataza kubuzamo. Byakabaye byiza ubitekereje gutyo rero kurusha uko watekereza ko yaraje kukubabaza hanyuma akigendera. Hari umuhanga wavuze ko hari uburyo bubiri bwo kubaho muri ubu buzima. Icya mbere ni nk'igitekerezo cy'uko nta kintu na kimwe kibaho kubw'igitangaza. Igitekerezo cya kabiri ni uko ibyaba byose ngewe ngomba kumenya umwanya ngomba kubamo.
Imbabazi ni ukwikuramo ibyiringiro bikubwira ko ibintu byabaye mu bihe byahise bitagakwiye kuba byaragenze nk'uko byagenze. Kubyumva gutyo bizagufasha kudaheranwa n'intimba, wumve ko nyine ariko byagombaga kugenda nubwo byakubabaje. Ikiruta ibindi byose muri byo ni ugutera intambwe ugana imbere usatira ibyiza bigutegereje. Mu ntambwe zawe ugana imbere n'ibitagenda neza ntibizaguherana, niko bizaba bimeze kandi nibwo buzima. Uko n'ubusanzwe ubuzima ni gatebe gatoki, ni hasi hejuru, ni up and down. Nshuti zanjye rero hari agakuru nigeze kumva ahantu kagufi numva kankoza ahantu. Umunsi umwe abamonaki cyangwa se abamoko baratemberaga ahantu mu cyaro, nuko imvura iza kugwa, umuhanda urandura cyane ubibiziba. Kubw'amahirwe imodoka bari barimo ibasha kwambuka ahantu hari habaye habi cyane. Umwe muri baba moko hari nawe wari utwaye iyo modoka, arebye inyuma muri retroviseri abona umwana w'umukobwa ufite imyaka 17 yabuze uko yambuka cya cyondo. Wa mumoko yaparitse imodoka avamo aragenda aterura wa mwana w'umukobwa aramwambutsa, amaze kumugeza ahantu heza amutereka hasi. Nuko nawe asubira mu modoka amaze akomeza urugendo na mugenzi we. Aba bamonaki kandi bakaba bagira amahame akomeye cyane, aho nta mumonaki uba wemerewe gukora ku muntu w'igitsina gore, biba ari ikintu kizira cyane. Baba moko bikomereje urugendo rwabo, maze gukora urugendo rugera nko ku birometero 7. Wa mumoke mugenzi we yaramubajije ati ni kuki wakoze ibintu nka biriya ugaterura umukobwa kandi uzi neza ko no kumukoraho ari icyaha gikomeye cyane, biriya bintu wabitekereje ute? Arongera ati ntabwo ari wowe wagakwiriye ko wakoze ibintu nka biriya, rwose warengereye. Nuko wa mumoke mugenzi we amusubiza atera agatwenge cyane, haramubwira ati niko muvandi, ari ngiye wateruye uriya mwana w'umukobwa amasegonda atagera kuri 50, nawe wamutwaye mu bitekerezo byawe ibirometero bigera kuri 7 byose, ninde wayikoze igikorwa kibi ku buzima bw'uriya mukobwa? Nuko wa mumoke amaze kumva mugenzi we nawe arigaya, yumva ukuntu yakomeje kuremererwa, nuko yakomeza gutekereza ko mugenzi we yateruye umukobwa kandi yari mu gikorwa cy'ubutabazi, nawe arigaya cyane maze atera agatwenge barikomereza. Ntaho bitaniye n'ubuzima bwacu rero, ni kenshi bagenzi bacu badukorera ibitandukanye n'ibyo dukeka ko badukorera, aho kumva ko rero byabaye kandi byanarangiye tukabihoza mu bitekerezo twibwira tuti ese ni kuki babikoze, kuki baduhemukira kuriya kandi twarabizeye? Kwizera ni ibiki? Ibyo bikatubera umuzigo, bikatuvunira ubwenge ndetse no mu bikorwa bikatudindiza. Niba muvandimwe nawe aka kanya ari kumeze, nicyo gihe ngo ubirekure maze wumva ukuntu uri bumererwe neza. Wiheranwa rero n'imitekerereze yo kugaya abandi wumva ko ari bo ntandaro y'ubuzima ubayeho ubu ngubu. Wikwibwira uti iyo runaka atabigenza gutya mba nishimye, iyo runaka mba hafi mba narabaye umukire, iyo ababyeyi banjye cyangwa abandize bampa uburere bwiza mba ndi umuntu mwiza. Ibyo ubitekereza gutyo kuko birakudindiza. Gusa ntabwo nshyigikiye ko utagakwiye kugaya abo wagiriye icyizere bakaguhemukira, ariko kandi cyiza ni ukugaya ugana imbere. Singaye kandi ko kubabarira no gutanga amahirwe ya kabiri ari byiza, ariko kandi icyo ngaya ni ugutegerereza ibyishimo aho wigeze kubiburira. Iyo inyoni ishaka kuguruka bisaba gukura ibirenge ku butaka. Iyo umuntu ashaka gutera imbere bimusaba gukura ibirenge mu biziriko by'ahahise. Bityo twirengagiza ibyatubabaje, gusa tuzirikana amasomo byadusigiye. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, reka mbashimire by'umwihariko mwebwe mufata uyu mwanya mu kumva ibiganiro byacu. Muri abantu b'agaciro cyane kubwo kudushyigikira. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, turabakunda. Ciao ciao.